n'abakuru se bandutana babaza saa 11 ugapfa kugenda nta no kubanza gukozaho n'imitwe y'intoki indi bite bya hawe rero ibintu byose ni force ni imbaraga iki se ari iri saa 11 ntabwo yizi nyine kuba nyizi ndayizi ariko akababaje umutima bashakanye isobanuye iki akababaje umutima kazindura amaguru siko bavuga wowe niki cyari cyazinduye amaguru yawe se bwora uyoboye iminsi umaze witotomba ngo nibuya hano ngo reba dushe ukuntu imeze ngo ibiki ntabwo ibijyanye ibyo ntabwo ndi kubyumva abyutse njya gushaka inzu yes ko uno mugabo yaramukiye hehe reba bino bicaye ndabona nabisize aha ngaha ubu yagiye atambwiye narumiwe nzaba ndeba aha Gazali. Yes, my husband. I'm here. Come out. Eh? Muze bite? Nisa. Ese ko wazindutse? Yewe. Ako ntabwo ujya uganira n'abakuru. Ntabwo ugeze uganira n'abakuru. Abakuru se bandutana babaza. Saa 11 ugapfa kugenda nta no kubanza gukozaho n'imitwe y'intoki. Indi bite bya hawe rero ibintu byose ni force ni imbaraga iki se ari iri saa 11 ntabwo yizi nyine kuba nyizi ndayizi ariko akababaje umutima bashakanye isobanuye iki akababaje umutima kazindura amaguru siko bavuga wowe niki cyari cyazinduye amaguru yawe se bwora uyoboye iminsi umaze witotomba ngo nibuya hano ngo reba dushe ukuntu imeze ngo ibiki ntabwo ibijyanye ibyo ntabwo ndi kubyumva abyutse njya gushaka inzu yes nukuvuga ngo nawe ntago ari wowe iki cyo dusuba kivamo yewe wowe ngende ndo umusirimu urabizi kuriya akabi gahera mu mufuka watuburiye nde none tuburira nde ariko kucyumva nta ejo ntago wanyiyemeho ngasanga amafaranga arwatse mu makurata nako mujyanama ngo nguru umukirenge iki makurata erega Nyirangazari buriya ibintu by'abagabo rero ntukabisesengure cyane biravuna ubu urabona izuba riba ryanyishe kubera iki mvuga nti ngiye gushaka inzu irimo icyumba irimo ibyumba bitatu ndavuga nti hari n'icyanjye icy'abashyitsi n'icy'abakobwa kagira inkuru rero n'umuntu wo kuziba ubu ngubu rero ntacyo ntakubwiye ahubwo uzi ko nabonye inzu iri mu gipangu kirimo n'imbwa imbwa nizo washakaga none se kuvuga ngo inzu yacu turi hano hariya haba indi nzu hano hakaba imbwa urwaye icyo gipangu tuba turimo harimo abantu ariko n'imbwa z'abantu nuko wagivuga ngo ndagututse banumvise bavuga ko ziturana imbwa zigaturana nanjye ukaba wumva nimukiye hafi y'izo mbwa se nyine navuze ngo ntubifate nabi bavuze ko iyo ugikunda imbwa imbwa ngo zigaturana niko nabyumvise imbwakazi ntabwo mbizi nta kintu izajye kuba batereka imbwakazi isigara aha ngaha ese ariko uba utanyumvishije oya se kandi inzu nayibonye uri kumva ubwo igisigaye ni ugutangira ukibwira hanze urugero wacu aha ngaha ngira ngo tuhavugana ko nabonye cya kigabo kivuga nabi uri kumva mubwira ko agomba kuduha tugiyaze nta nubwo dushaka imwe ya 15 turashaka iminsi 5 twaba twitegura tugahita twerekeza hafi y'imwe umeze neza ariko umeze neza gusa ikibazo mfite ni ukuntu ari hafi y'imbwa iyo mbwa twanayikubita dodeke buriya igahita ariko ibanga rikomeye ariko bambwira iyo mbwa ikunda kurira kenshi abantu bahariragenda nabo bagenda ikaza gusa umva tuzaba tubana nayo ikindira hanze y'igipangu uri kuvuga n'ibintu byinshi bikanancanga uri kuvuga ibintu bikancanga ukagenda ukagera hariya bituma cyagucanga icy'ingenzi amakuru mazima ni uko tugiye kwikanga tugiye kuva muri ibi byombi nyuma y'iminsi 5 rwose ntabwo nayiguha wakoze rwose hanyuma gahunda ya saa 11 uriya nayo mba nyiba gahunda ya saa 11 aya nirirwa nyimushire ujye uganira n'abakuru wawe mwese wayikora iki gihe ntabwo byakunda oya iriya saha uzabaze ngo uzabaze abapapa bagenzi bawe icyo bita gukura gahunda ubizi
ariko nakomeza izi ntebe zizaca hano zizahaca aho mu